muri karike yacu hari serivise turi gutanga. Yego. Hari ukuntu ufite nka telefone yawe ugasanga wenda kubera uburyo uyikoresha ashobora kuba yaragiyemo wenda nk'imyanda. Turi kubafasha kuba twazibanagurira ku buntu. Yego. Ikindi turi kubafasha ni ugukora update za software zabo, no ngo kujyanisha n'igihe software bafite muri telefone zabo. Ikindi na wa muntu wagize ikibazo iya aje ku munsi wo kuwa kane tumuha discount y'10%. Ubwo ni wa muntu wagize ikibazo ariko kimuturutseho. Yego. Tuvuge wenda wayihaye wenda nk'umwana amena kirahure cya telefone, iyo uje tuguha 10% ya discount. Yego. Ikindi wayiguze kuva itel itangiye ubu ngubu yaza muri iyo serivise. Yego. Ubundi ku bantu bari bafite ubundi dutanga warranty y'umwaka. Ngo cyagiye tugukorera telefone ku buntu amezi 12. Yego, amezi 12. Yego. Ubu ngubu rero ku bantu bari bafite warranty zabo zendaga kurangira twabongereye ukwezi kose.